Igihe kimwe ingamiya yari iryamanye n'inyana yayo birimo biruhuka, ndetse byari biri muri zoo. Zoo ni ahantu hororerwa inyamaswa, nyine ziba zimeze nk'aho zitaweho cyangwa se zorowe, zabaye nk'inyamaswa zo mu rugo. Yes, ni hahandi inyamaswa zishyirwa kugira ngo zibashe kwitabwaho mu buryo bworoshye. Ni ukuvuga ngo ziba zimeze nk'aho barimo kuzorora, hahandi inyamaswa ziba zamaze kuba nk'amatungo yo mu rugo, niko umuntu yabivuga kugira ngo byumvikane neza. Umunsi umwe rero ubwo ingamiya irimo iruhuka iryamanye n'iyo nyana yayo, umwana w'ingamiya cyangwa se iyo nyana yabajije nyina iti, ariko se uko uteye nanjye niko nteye? Hanyuma ingamiya irayisubiza iti, nibyo niko bimeze rwose, uko uteye nanjye niko nteye, gusa weho buri rugingo rwose ruracyari rutoya kubera ko weho utarakura, ariko nawe ntukura bizaba bizakura. Hanyuma iyo nyana irayibonye arayibaza iti, none se kuki dufite iki kintu cy'igipfupfu kiri ku mugongo wacu? Hanyuma ingamiya ibwira umwana wayo iti, impamvu dufite rino pfupfu ni ukugira ngo mu butayu hahandi hataba ibyo kurya n'ibyo kunywa, hahandi tuzabura amazi, hahandi tuzabura ibyo kurya, iri pfupfu riba ribitse nk'ibivumbikije cyangwa se aho dukura ibindi binure bidufasha kugira ngo dukomeze kubaho mu butayu. Ni ukuvuga ngo twaremeye kubaho mu butayu, ni ukuvuga ngo iri pfupfu ridufasha kugira ngo cya gihe twabuze amazi, cya gihe twabuze ibyo kurya, iri pfupfu riduhe ibyo kurya cyangwa se ritange imisemburo ituma dukomeza kugira imbaraga. Niyo mpamvu y'iri pfupfu, ni ukuvuga ngo riba ribitse ibivumbikisho twifashisha mu butayu igihe nta byo kurya ndetse nta n'amazi twabonye. Hanyuma iyo nyana irabyumva iratuza, hanyuma irongera ibaza nyina iti, none se kuki dufite amaguru maremare? Hanyuma iyo nyana irabyumva irongera irabaza iti, kuki tugira amaguru maremare kandi tukagira n'ibinono bikomeye cyane, kubera iki? Nyina irayisubiza iti, buriya n'ubundi birahura, n'ubundi byose ni bimwe. Ni ukuvuga ngo kuba tugira amaguru maremare ndetse n'ibinono bikomeye bidufasha kubaho mu butayu, kugira ngo tudatebera mu butayu, tudatebera mu mukungugu ndetse no mu musenyi wo mu butayu. Niyo mpamvu amaguru yacu ari maremare. Tuba tudafite aya maguru maremare ntabwo twabasha kugenda mu butayu mu buryo bworoshye. Hanyuma inyana irabyumva irongera yibaza iti, ariko se kubera iki kandi tugira ingohe ndende cyane? Hanyuma nyina irabyumva irayibwira iti, rero buriya impamvu tugira ingohe nini cyane n'ubundi byose birahura, nuko n'ubundi izo ngohe zidufasha kwirinda ko umukungugu wo mu butayu wabasha kudutokoza ntitubashe kureba neza mu butayu. Hanyuma iyo ntare irabyumva iratuza irabyumva, hanyuma irongera ibaza nyina iti, none se niba tugira amaguru maremare cyane adufasha kubaho mu butayu kugira ngo tudatebera mu musenyi wo mu butayu, hanyuma kandi tukagira ipfupfu riba nk'ibivumbikisho cyangwa se ridufasha gukomeza kugira imbaraga mu gihe twabuze amazi cyangwa se ibyo kurya mu butayu, hanyuma kandi tukanagira ingohe ndende kugira ngo umukungugu wo mu butayu utabasha kudutokoza. None ibyo byose kuki tubifite kandi tukaba tutaba mu butayu? Kubera iki tutaba mu butayu? Ni iyihe mpamvu? Kuki tutari mu butayu tukaba turi hano muri zoo? Hanyuma nyina irabyumva arabwira iti, rero wa mwana we, burya ntabwo hari igihe ibintu byose, hari igihe biremwa byaremwe ariko bikaba bidakora icyo byaremewe buriya. Hanyuma iyo nyine imaze kubyumva iravuga iti, rero burya reka tuyobere urwaje, nta kundi. Ahantu rero harimo isomo ry'ubuzima rikomeye cyane, ndetse hano harimo isomo ry'ubuzima rikomeye cyane ryadufasha kubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko hari igihe usanga n'umuntu ku giti cye
adakora ibyo yaremeye gukora. Buri muntu wese avukana impano runaka, buri wese avukana imbaraga zo gukora ibintu runaka, ariko hari igihe usanga buri muntu adakora ibyo cyangwa se adakora ibyo yaremeye gukora kubera ko atari mu mwanya wo kubikora. Hari abantu baremewe kuba abashushanyi, abandi baremewe kuba abenjenyeri, mbese buri wese yaremeye gukora ikintu runaka, ariko bitewe n'umwanya arimo cyangwa se n'uburyo abayemo bigatuma atisanga ari gukora bya bindi yaremewe. Nk'uko ingamiya nayo ifite buri kimwe cyose kiyifasha kuba mu butayu, ariko ugasanga yibera muri zoo. Iteka rero n'umuntu hari igihe wisanga imbaraga zose waba ufite nk'umuntu, hari igihe usanga zidaha agaciro, ahubwo bitewe n'uko aho uri, aho uherereye atari umwanya wa nyawo wakwiye kuba urimo. Wakwisanga uri muri zoo kandi nyamara atari wo waremewe kuba, wakwiye kuba uri mu ntare, wakwiye kuba uri mu butayu. Ushobora kwisanga uri mu kiraro cy'inkoko kandi wakaremeye kuba akagomo. Ukaba uri intama, uri mu kiraro cy'intama kandi wakwiye kuba mu kiraro cy'intare, mu isenga y'intare. Ukaba uri inkoko kandi wakwiye kuba akagomo. Ni ukuvuga ngo hari igihe usanga abantu badakora ibyo baremeye gukora, badakora ibihwanye n'ubushobozi bwabo basanzwe bifitemo cyangwa se baremeye gukora, ariko ugasanga si byo bari gukora kubera ko nyine ubuzima barimo cyangwa se aho baherereye ntabwo bemerera gukora ibyo baremeye gukora. Buri ufashe nk'inyoni ukayishyira mu nyanja, ugashyiraho mu mazi, ni ukuvuga ngo iyo nyoni yarinda ipfa itabashije kwiyumva ko ishoboye, kubera ko nyine inyoni yaremewe kuguruka, yaremewe kuba mu kirere. Uyishyize mu mazi rero yakwisanga cyangwa se yarinda ipfa yumva ko ntacyo ishoboye gukora. Kimwe no gufasha ifi isanzwe yibera mu mazi, yaremewe gukora mu mazi, ukayishyira mu kirere, ukayishyira mu biti, yazarinda ipfa itumvise ko hari icyo imaze, kubera ko nyine ahantu iri ntabwo ariho yakagombye kuba iri. Rero iri ni isomo rikomeye cyane ryafasha buri wese kumva ko yakwiye kuba mu mwanya akwiye kuba arimo. Niyo mpamvu niba ushaka kubaho ubuzima usobanura cyangwa se ubuzima bufite igisobanuro, ukwiye kujya uhora wibaza bino bibazo bitandukanye. Bibaza uti ariko imbaraga zanjye ni izihe? Ni ikihe kintu nkora kitamvuna? Ni ikihe kintu nkora kitansabye imbaraga nyinshi cyane kandi kigatanga umusaruro? Ese ndi mu mwanya abantu bangaragiye babona ko bifite icyo bimaze? Hanyuma ibyo bibazo numara kubyibaza, hanyuma igisubizo kikaza ari oya, uzamenye ko uri mu mwanya utari wo, utagomba kubamo. Hanyuma ukore, ariko unatekereza guhindura paje, guhindura ibindi bintu, ukajya mu byo ugomba kuba urimo. Hanyuma uhindure, ushaka ibindi ukora bihuye n'ibyo ushaka gukora cyangwa se bihuye n'impano yawe. Ikintu cyakwereka ko uri gutera imbere cyangwa se ibintu urimo ari ibya nyabyo, ni uko uwo rukura buri munsi ugira some improvement, uwo rukura buri munsi. Rero ikintu kindi kizakwereka ko uri mu mwanya wa nyawo ni uko uzajya uhora wumva wuzuye ndetse wishimye, ibintu ukora ubikunda ndetse bitanga umusaruro. Icyo ni kimwe mu bintu byakwereka ko uri mu mwanya wa nyawo. Niba wibaza ibyo bibazo ukumva ko ntabwo bihura, uzamenye ko uri mu mwanya, uri mu bintu bitari ibyawe. Kugira ngo umenye rero ko uri mu mwanya wa nyawo, ugomba gukora ibintu bikoroheye, ukunda kandi bitakuvunnye, kandi bitanga umusaruro. Icyo gihe uzamenye ko uri mu bintu bya nyabyo. Uvuga ngo nubona bimeze bityo, uzamenye ko umwanya wawe n'imbaraga zawe uri kuzishyira ahantu ha nyaho. Ariko nusanga umwanya uri gukora n'ibibazo ugasanga atari ko bimeze, uzamenye ko uyu mwanya utari uwawe. Ushaka ukuntu bivamo, atari uko ibyo bintu udafite imbaraga zo kubikora cyangwa se udashoboye, atari uko utari umunyembaraga, ahubwo ari uko uri mu mwanya utari uwawe. Uri muri zoo kandi nyamara waremewe kuba mu butayu. Uri mu kiraro cy'inkoko
kandi waremeye kuba mu kiraro cy'intare, mu isenga y'intare. Uri mu kiraro cy'intama kandi akwiye kuba akagoma. Uri mwanya utari uwa nyawo. Rero reka ngushimire we twabanye muri kino kiganiro, kandi uhigire kugira ngo uyu mwanya wa nyawo utange umusaruro.